ehe tugiye kwigana rero aho tugiye kureba cyangwa se tugiye kuganira kuri ese hawe fafa umuhungu mushobora gukundana. Niyo mpamvu naganiriye cyane ku basheri nuko ikiganiro tugiye gukorana kiri buze kujya mu buryo bujyanye na relationship, aho turaza kuba tureba abakobwa bo muri iki gihe sibyo ni ibiki baba bifuza ku muhungu bakunda, cyangwa se umuhungu ukunda w'inzozi zawe aba ari umuhungu umeze ute, aba ari umuhungu wujuje ibihe bisabwa. Turi bubanze tubirebere muri iyo ndorerwamo, ariko noneho tuze kongera kureba ese koko niko biri, kuko ndabizi ko ushobora kumbeshya, ndabizi ko ushobora kumbeshya. Reka mbanze nanabivuga nk'ubu tugiye kuganira ukashureka kunyizera gutyo ugasubibwira n'abantu. Yego niyo mva ari ndeyo nyizera none se reka nongere mbasuze kandi nkomeze kubifuriza ibihe byiza mwe mwese mudukurikira 5 nitwa Iradukunda Kevin Junior, mbahaye ikaze mu kiganiro ngiye kugirana n'umukobwa mwiza hano waje yambitse amarinete amataratara. Aya mataratara wayaguriye he? Wayaguriye he? Wayaguriye ngaho besha twumve wayaguriye ibintu babigurira kuri kuvuga gahoruze mw'isoko. So tugiye kugana rero ngasuza abafana nako akira abantu mu kiganiro tugiye gukorana, nubwo bwose ntari kugaragara kuri kamera uyu munsi ariko tugiye kukibanamo. Ndasuje mwese aho muri hose agiye hatandukanye, haba mu Rwanda, mu Burundi no mu zindi nce zano hafi, ndetse n'abari muri diaspora turabasuje tunabakira muri kino kiganiro. Ninde bakiriye? Ni fafa nk'ibisanzwe. Yego ari kumwe na Kai. Yego nese kwabaye keza uno munsi. Uyu munsi gerega ndi kubona mu yindi sura, sinzi ibyo haje noneho byagenze bite. Hahindutse izi ntabwo nayibonye ni imisatsi. Hahindutse imisatsi none washyizemo n'amataratara. Ikiganiro cya mbere n'amataratara wambaye. Amarinete mu kirundi yitwa ngo iki? Amarori. Wambaye amarori. Bavuga wambaye amarori. Ubwo mu Rwanda byahita biti gisobanuro. Amarori twebwe ubwo ni show. Twagiye kubyina amarori. Ntabwo ari amarori mu Kinyarwanda. Amarori. Show mu Kinyarwanda ni ikirori. Ni amarori. None se yabaye irenze imwe babiri. Ako uri kupinga hoze Ikinyarwanda. Oya mane ko ibintu byo kunuburi. Uyu Murundi wari kupinguza Ikinyarwanda. Wewe wigeze wiga ubuvanganzo? Bro twubahana. Ubuvanganzo mwarabwize? Ntuze gushaka kumbesha nabi. So tubiyere gazi no mu kiganiro cyacu nuko twinjira nyine tuba turi kwiganirira nyine ibintu biba byagenze neza cyane. Ngira ngo no munsi ngiye kuganira na fafa, ariko ibintu tugiye kuganira aze kumfasha ambwiza ukuri. Banzu byemera imbere y'abafana umbwiye kuri ambwiza ukuri. Jewe ndabwiza ukuri. Yego ngasuza famiye yawe babwiye ati ndabasuje. Ndabasuje. Yego aba familie banje nizeye ko bimeze neza, nanjye meze neza. Ndabasengera Imana ikomeze ibarinde bahe n'amafaranga n'ibintu byose. Ukabura arangije. Ngasuza rero naba ex bawe bose. Abantu b'Imana. Nawe utanguye kumvanga. None se gusuza aba ex ni ikibazo? Uzanya aba ex mu kiganiro. Basuhuze si abantu se. Wasuje abafana, wasuje abafamiye, suhuza n'aba ex bawe. None aba ex ubwo aba ex banje expired, bivuge neza, expired friend. Barakwica. Yego uzotuma abantu banera amaguru. None se njyewe nyine expired basuze no. Oya je ntabwo ntawa ex gira. Kandi shawe nanga ko akijambo expired uraryuha. Nyine si ikintu cyarangije manda. Oya je bituma bihinduka tukaba inshuti, ariko kukugira expired ukiriho gihumeka biba ari kibazo. Ubwo se tubita iki?
kugira ngo byibuze nabo Twe tuzi inshuti yego inshuti bari muri kategori inshuti zanjye za kera za nyine nyine zarangiye za nshuti n'ubundi nta kintu kizima baba mwokanga Yesu Kristo niba ari nojyaga guhamagara ze kureba iki kiganiro oya nyine byose ndabahamagara nje ndabahamagara uhamagara X kangahe mu cyumweru wiki oya ntabwo nabwira ngo kangahe mu cyumweru rimwe mu mwaka oya ntabwo bigira igihe cyagenywe iki gihe ngo ukwezi kuraheze ngo rikampamagare runaka nyine binjiyemo nkakwibuka runaka ameze ati ushobora kuguhamagara nkubaze bimeze gute amajambo makeya nyine bayi yego aba X tubarike reka twisurize abantu barenze aba X kwisuze gato abantu ni twisurize abantu bita abasheri bawe ndabizi ko atari umwe niyo mpamvu mbagize benshi abasheri bawe iyo wavuga ngo ni umwe wubashe wowe se ugira umwe jewe ndanamugize nogira umwe nyosha namugeze wagira umwe ako reka nkubaza urabona wo uninde muntu wakwigondera ari umwe ngaho mbwira ari umwe noneho ngize intagondwa yego ndi intagondwa ntagondwa y'umukobwa yes ngiye kwigana na Fafa rero zishobora kuzorangira mbuze umugabo ahubwo uzamubona kubera ibintu uhora umvuga hasi umugabo arashaka kumugira bwa gatandatu ko nzi ko bwa gatanu bwuzuye ejo bundi bwa gatandatu nibwo ushaka kugira umugabo icecekere n'ubundi ntacyo wakora kutarwana ntago warwana tugiye kwigana rero aho tugiye kureba cyangwa se tugiye kuganira kuri ese nkawe Fafa umuhungu mushobora gukundana. Niyo mpamvu naganiriye cyane ku basheri nuko ikiganiro tugiye gukorana kiri buze kujya mu buryo bujyanye na relationship, aho turaza kuba tureba abakobwa bo muri iki gihe sibyo ni ibiki baba bifuza ku muhungu bakunda, cyangwa se umuhungu ukunda w'inzozi zawe aba ari umuhungu umeze ute, aba ari umuhungu wujuje ibihe bisabwa. Turi bubanze tubirebere muri iyo ndorerwamo, ariko noneho tuze kongera kureba ese koko niko biri, kuko ndabizi ko ushobora kumbeshya, ndabizi ko ushobora kumbeshya, reka mbanze nanabivuga. Nk'ubu tugiye kuganira ugashureka kunyizera gutyo ugasubibwira n'abantu. Yego niyo mva ari nde yonyizeye none se uretse nitabu no muswa ngo nzatuma abantu batakwizera. ntabwo watuma abantu banyizera kweli. None se wowe ninde wakwizera rwose sha wizeye nk'umukobwa nk'uyu abo gatoye barakunda akaza tukabiganira wanesha tutazabona unsumba sha iyo tuzabona unsumba ngo wanesha. Aha yego noneho se ngaho mbwira wo umuhungu w'inzozi zawe, wumva ari umuhungu umeze ute Fafa? umuhungu w'inzozi zanjye umuhungu asenga. Umuhungu usenga? Ubwo se ko njye ntasenga ntabwo nawe w'inzozi zawe? oya wowe wapfuyemo kera. ubundi gusenga nicyo kintu cya mbere. umuhungu usenga icyo ni kimwe. urumva umuntu asenga bijyana n'ingeso nziza. Yego urumva iyo umuntu asenga aba ari umwana mwiza muri make. ariko hariho n'abantu nyine bataba baba mu bintu by'idini cyane. Yego ariko ugasanga ni abana beza. nyine navuga umuntu asenga ntuse wumva ngo ni naba ntavuga mu ndimi cyangwa ngo ntari pasiteri ngo sindi umuhungu w'inzozi ziwe. yego nshatse kuvuga wa muntu nyine ashobora kuba afite ingeso nziza. apana babandi birirwa basinze bagize iki wapi kabisa, bariya si bo banje. uravuze ngo abantu banywa akantu ntabwo cyo mwavugana. none yabaye akango ntasinde. navuze ubusinda ntashaka. yego ashobora gusinda ariko ntagenda agwa. nabyo Yesu Kristo kandi wazanga rero musinzi tujye. Yego noneho ikindi cya gatatu rero
kuba asenga, kuba afite imico myiza, ubwo byo byose birajyana. Ikindi kuba ari umukozi. ari umukozi. Ninde muntu udakora ra? Hariho abajama babanebwe. Abajama bamunebwa mumubonye. Reka abakobwa nimwe banebwe. Nkuko kwawe birirwa bakubye gakweto. Yego. Naga inge ari kuvuga n'undi muntu uri inyuma ya kamera. Ugasanga umuntu nta projet nimwe agira mu mutwe. Urumva agize kuba Kenya, agize kuba adafite no mu mutwe nese ubwo twozotunga abana gute. Yego. Kuba ari umukozi. Kuba ari umukozi. Urumva ko bishobora gukunda. Yego. Kuvuga gake. Yego. Ikindi kintu rero mu buryo bujyanye n'amafaranga se umva afite nkangaye kugira ngo yigondere umukobwa mwiza nkawe. Ko nawe yumvise. Zibyo. Ashamvuga kano k'amafaranga nagategereje ndagaheba. Makeya suga nga igihumbi. Makeya. Wowe ushoboye kuba wifashije. Ibyo biba bibaye. None zinjo agwa nifashije ariko we ntagufasha none z'urumva na wankunda. Rega je ntabwo mugaye. Ukaka amafaranga y'inzara yo gukoresha umusatsi wawe, kugura ayo mataratara, maherena, review Chanete iki ibyo byose. Jewe reka ndabwire. Jewe nta kibazo cyo umuga ngenda. Yego. Wowe ubaye wifashije cyangwa wazanga bo hari mu bitekerezo. Ese umuga ni ngombwa bwose ngo ubone wasanga biri mu bitekerezo. Akuyumvire. Ntago ngututse ariko. Oyo rantutse kandi cyane. Gomba kuzotsara imbabazi rimwe. Urumva? Yego. Ukaba wifashije nyine ntabwo mvuze ngo ntabwo nyine nta giciro cy'amafaranga kiriho. Uvuga ngo udafite miliyoni zingahe kuri konte, ntabwo ngo dushobora gukundana. Wapi? Yego. Ahubwo nyene ba uri wa muntu ufite mu mutwe ugerageza ugakora. Yego. Wowe nawe wibeshejeho. Hama ibindi bizogenda biraza. Bigenda biza gake gake. Bigenda biza gake gake. Ndabizi nyene reba ku myaka yacu, urinze wishiramo ngo nzokundana n'umuntu. Ingahe se? Yego, imyaka yanyu ingahe? Yego. Ku myaka yacu atari mike kandi atari 17 yego. Urumva? Jewe nk'ubu nishyizemo nzokundana n'umuntu afite imodoka, afite inzu. Aho ni handi ubwo usanga nagiye mu basaza nibeshe ngo ndiko ndarondera babona ngo afite ibintu bya mirenge. None se ubundi siho musigaye mujya abakobwa benshi musigaye mwigira mu basaza ugasanga abahungu barakubiswe nta mukobwa muzima bagira. Ibisaza byarabatwaye. Ese ubundi kageso ko kujya mu basaza mugakura? Aho kujya mu basaza. Wabundi nyene umuntu abashaka amafaranga, ayashaka bwiza no kububi nyene agasanga yahuye n'uyamuha atitaye ngo ngana gute. ngo nibiki nyene ivyo ndi ntavyitaho avuga ati jewe focusing ku mafaranga gusa. Wowe se ubu ngubu wowe ubonye igisaza tavuga gifite amafaranga. Sako kanya. Oya. Rega ntanizoni. Wapi kabisa. Kubera iki? Nagushaka amafaranga. Sikuvuga ngo sishaka amafaranga. Gusa yene ntabwo ari ibyanje pe. Kandi bari abasaza ngo bafite n'urukundo rwa danje. Urukundo rw'umusaza ariko n'urukundo rw'umuntu. Kandi nose abasaza ribura rega mu gihe cyatambutse cyangwa se mu myaka yashize wenda tutaravuka cyangwa se tukiri na batoya wasangaga abantu bariho bari aribo bari bafite urukundo nyarwo sibyo. Ibintu by'amafaranga ntago babyitaga urabizi n'ukuntu kera ngo bagendaga bakajya gushakirana ntago bagenderaga ku mafaranga hanini sibyo, ahubwo bagendanaga ku bushuti bw'imiryango sibyo. Ariko ugasanga aba basaza musigaye mukunda nibo bantu basigaye bafite urukundo, niyo mugiyeyo ngo murusangayo mugasanga urukundo mugasanga amafaranga. Mugashinza abasore yuko abasore nta mafaranga bagira, ntibagira n'urukundo ngo barajarajara. Sindabizi numvuze n'amakuru menshi kundusha. Nago bizi se soye mukobwa. Ndumukobwa ariko kubera ko abo basaza sinzi imikorere yabo. Naho ndahurira nabo.
ubwo urumva ko wowe uzi amakuru menshi kundusha ariko ntaho urahurira nawe abantu b'abanyamakuru kandi ubu ngubu tubonye nka telefone yawe byibuze twasangamo nka nimero nka zingahe z'ibisaza ndayiguhe oya da uyima bitazanyigongera oya kabisa reka nkubwize ukuri pe si wavuze ngo ibintu ngo ndi bukubwire ntubyizere oya ndabyizera wenda n'abari kubireba barabyizera ndabyizera pe ariko ibyo ntabwo nizerera mu mafaranga nyine avuye mu ngeso mbi cyangwa kwitwara nabi kuko mwene ayo mafaranga yego ushobora kuyabona ariko abarimo risiki ego hari abo bihira sinzi muri hari abo bihira n'ibyo bintu bakeneye bakabibona ariko hari n'abo byanga gusa amara wasanga uri umukene kuko wanga ibyo bisaza nyine mbese ubona ndi umukene ubona ndi umukene nanjye ndabuze ngo wabona ntabwo mbizi ntabyo uzi nyine nze ntabwo ndi umukene yego burya ubukene buba ku mutima asanga buriho nyine nuze ko utari kurebamo nta bukene burimo bamaye igihumbi se bama igihumbi na bitanu bishaka nobiguha aha simwumva sibyemerera imbere ya kamera mide nkwa nimero ako kanya ndahita mbabwira ko ndizivinze yego ubundi ni wowe aha noneho reka twikomereze twiganirire sibyo tuganire kabisa hari abakobwa bafite imyumvire ivuga ngo ngewe ngomba kubona abasore barenze umwe bafite amafaranga bafite imodoka ku buryo azajya antwara ntazongera gutega akamoto ngo n'agakabu ngo nako ngo karahari ngo udukabu two sinzi ari uduki abo bakobwa bafite imyumvire nk'iyo ngiyo ahanini usanga aribo bafite mu mutwe hasa nk'aho hakiri hatoya cyane hagiciriritse sibyo ugasanga mu bikorwa nta bikorwa bihambaye bafite abo bakobwa iyo mico yumva ute ni iki kintu iyo mico wabivugaho kubera ko mbazi ibibazo byinshi noneho ntabwo yavuga nk'abakire kandi yego mukire we bitanu reka bitanu ndabigira umunsi ngaha twagiye bitanu urabitsindiye utibutse gusa ikintu gihari hariho abana b'abakobwa nyine aba yumva atakintu na kimwe ashoboye gukora yego akumva ko kuba ateye neza kuba ari mwiza aseka neza ibyo byonyine bihagije akazobaho ubuzima bwiwe atavunitse kandi arya amafaranga uko yashatse twaraziwe urumva yego ubwo rero mwene uwo ni wa wundi ntabwo azita ngo ndakunda nde afite iyihe mico afite iyihe vision urumva we urumva ko ikintu azorebaho ni amafaranga aza yirebera amafaranga we waza areba amafaranga ubwo icyo dupfana na amafaranga aguhereze nawe umuhereze yego ubwo rero nyine abo bantu babaho kandi bafite uko babayeho sinobatera amabuye ibyo ni ibyabo kubera icyo utawe yabatera se kandi twaraje kuri iyi si ngo tugire ibyo duhindura ariko reka nyine ndababwira bagira inama icyiza ni ukuri nuko wareba ikintu ukora yego ni byiza ko n'umuntu abaye anaje afite amafaranga ariko agasanga nawe afite utuntu uba urimo uhugiyemo agatuma agira icyo akongereraho yego ariko ukafise nawe ikintu uvuga ngo iki ni icyanze ndashyirirwamo umunsi ku wundi ndagikora ndabona kiriko kiratera imbere yego ibyo nibyo bituma utari wa muntu urarikira guhora ushaka amafaranga y'abantu noneho ugasanga ntibitaye n'umusore ntibitaye n'umusaza bose wowe ucyupfa bikaba ari amafaranga gusa ugasanga urimo uraryamana n'abasaza bangana n'abapapa wawe abamuruta ngo uri gushaka amafaranga kandi mwene ari amafaranga kubera ko bayabona bisa nkaho nyene target yabo yari amafaranga yabona yabonye urumva nta kindi yakoresha kuyanywera agasohoka akagira iki nyene ntashobora no gupanga umushinga avuga ati ubwo ndayabonye uyu munsi ntiwomenya ukuntu batekereza ntashobora kuyapangira umushinga avuga ati reka ubwo ndayabonye basi ndayakoresha iki kintu kugira ngo ikindi gihe sinze nongera kuri ndakwitabaza umuntu kugira ngo ubuzima bwanjye bube bwiza ugasanga rero ahora muri ibyo ariko ikintu nobabwira ni ukuri mushaka ibintu mukora ubeho ubuzima bwanyu wigeze wakumva umukobwa witwa
Jolly wigeze kuba Miss Rwanda mu minsi yashize yavuzweho inkuru yo kuba akunda umuntu ufite imyaka imukubye inshuro ebyiri sibyo wenda reka tuve no kuri Jolly sibyo tugaruke no ku mukobwa witwa Vestine sibyo nawe ni umwe mu bantu bashinza ko yashatse umugabo umukubye kabiri mu myaka icyo kintu uri kucyumva umwana afite imyaka 22 ndamuruta please uriya mukobwa sibyo ashatse umugabo ufite imyaka 40 ubwo ni 44 sibyo undi yitwa Jolly yashatse umugabo ufite imyaka 52 undi afite 28 yarashatse cyangwa barakunda nako barakundanaga yego barakundana sibyo kandi nyine abantu barabivuga nubwo bwose babivuga tutarabona gihamya kibyemeza ariko nyine nta nduri ivugira usa ku musozi niko abanyarwanda baciye umugani none icyo kintu wowe cyo kuvuga ngo ngiye gushaka umuntu nduta mu myaka nkurikiye imitungo ese utekereza ko aho hantu haba harimo urukundo cyangwa haba harimo indonke hariho akantu kamwe tutari bwumvikaneho nyine kuvuga ngo umuntu yashatse uyu muntu ngo wakurikiye imitungo yego ushobora ko yari akurikiye imitungo none se buriya niki cyatuma ujya gushaka muzehe reka ndabwire namwe hari ibintu mwishizemwo oya ntabwo ari ukumwishyiramo reka ndabwire hari ibintu mwishizemwo byo kumva ngo iyo umuntu ashatse umuntu mukuru ngo amukurikiyeho amafaranga reba nka cya Vestine akuntu ari ikibajo cyagiye kwikundira utwana dutoya kikava mu bisaza gabiri nanze uwari kugisha inama nayo uvuga ko Vestine yorondera nk'umuntu bari mu myaka imwe kuko Vestine nawe ni umwana ubona ko akora nta kibazo cyo kuvuga ngo ni ubunebwe n'ibiki nyine nawe bozoteye imbere niyo ashakana n'umwana mutoya nawe afise vision ariko reka ndakubwire hako uba wa mukobwa nyene agenda mu bantu benshi batandukanye yego ariko bashakamo amafaranga wotuma byibuze uvuga ngo nabonye umuntu umwe igisaza kimwe urumva ibyo bivuga ariko mwizina yego sha ibisaza biraduhemukira uzogutera amabuye none zungubu niba nifite gahunda yo kukwibariza izina yego cyangwa Vestine nawe yego sawa burya iyo hajemo ikintu cyo gushaka ndabyubaha urabyubaha byo biri amahitamo y'abantu babiri baravuga ngo twahisemo tugiye kubana hako buri wese afite tageti ye gute none se kankubaza hari umuntu ushobora kuza mugakora mariage mwamara gukora mariage ejo mu gitondo akabyuka ajya kwaka divorce abo ni abari muri babandi cyangwa akavuga ati reka ngende nimbona ibi ngibi maje kubigeraho nzahita nkomeza sibyo cyane ko wibaza n'impamvu ituma umwana ukiri muto yashaka umusaza ukayibura ni urukundo ngo rujyaho rushakanye ariko mwagiye mugabanya kubeshya rujyaho rushaka oya jeyo haje ibintu byo gushaka pe ibyo byo ushobora kubyivangamo cyane yego kuko either rushobora kuba ari n'urukundo oya pe urukundo oya gusa hari urukundo nabwo ruzanwa yene no kuba n'amafaranga ahari ahubwo igihe wakivugira uko ngo ukora yego hariho urukundo nabwo ruzanwa no kuba n'amafaranga ahari ta mu nzu nziza etaje igeretse kandi koko reka ndakubwire burya n'utovuga ngo ntashobora gukora ibyo bintu bibi kubera amafaranga ariko ntabavuga ko amafaranga yanga ntabwo yanga amafaranga ntawe uyanga urumva ariko nyine umuntu ashobora kuza ukabona dufate nk'iki nk'umugabo wa Vestine byo ariko nabonye adashaje cyane nta myaka 44 ariko niyo yaba rega bidashaje ku isura ni iminsi mikeya isura ihinduka uziko isura ihinduka mu minsi mikeya yuko umuntu ashobora kuza akagutereta ukanamwemera mugakundana utara noneho reba umuntu iyo adafite isura nyene igaragaza ko ashaje yego nyene babigoye kuhutiraho kumaza gusa imyaka ingahe cyangwa utangure kumukekera ko ashaje ubwo rero ushobora no kubimenya already waramaze kumukunda nawe ke yari nyinshi birimwo n'amafaranga ntabwo ndagwize ibintu byo
baramaze kumukunda. ese utabyumva ngo ushobora kuba warababajwe Bana abakobwa musigaye mutubabaza. Nibyo muraye gukunda abasaza ugasanga twebwe twabuze abantu dutere. nese abasaza bo bazusha batora abantu. Ahubwo abakecuru buriya bazajya nabaza mu dusore. none ariko abakecuru babibera. Ariko ngo n'abakecuru batanga inote. Abakecuru barazitanga ariko iz'abakecuru. Ese wakifuza yuko reka nkubaza, wakifuza ko umuhungu akumenyera buri kimwe cyose ku buzima bwawe ngo nuko mukundana? Buri kimwe no ubwo ndavuga ibintu byose ukenera gutangamo amafaranga. Yego, ni nk'ibicyumva wakikemurira wowe utakirirwa ujya kubwira boyfriend wawe. Oya, ibintu byose biri mu bushobozi bwanjye ariko nobikemura. Urugero ngo imishatsi, inzara, ibyo bintu mba numva ari ibintu ngomba gupangira, cyangwa nuko ushyiraho udusatsi twa make. Nako ase kuba meze gutya rega nanjye wansebeje. Yego, nagusebeje ngo iki? Twagiye kuba meze gutya nibyo bituma ushaka kugira gutya. Yego, nuko dusatsi gihenze se kiri nari mfite cyari gihenze. Yego, nta kibazo. Nta kibazo. Imisatsi, inzara, nyine hari utuntu nk'amavuta, imyenda. Mwirirwa musakuza ngo bagiye kubashopingira ze kuko mwabishopingira. Reka ndamubwire kunshopingira bishobora kubaho. Yego, ariko si we munozeza ngo buri umwenda azokenera ngo uzowungurira. Ahubwo se jeho ako mugiye mwishara no mu kibanza c'abahungu. Ubwo wowe ubaye rumujama umuntu akagushinga ngo nyene nawe ushira mu kibanza ciwe, ivyo bintu uhora waka umuhungu we wabibona. Biganze mbikubarire bigeze kubinyaka, sibyo? Ase nk'uwo ibaze nk'uwo mukobwa ko nk'uwo mukobwa ni gatiki nk'uwateye ate ko yarambwiye ceceko uretse wumve. Si bindi era nazigije babugane. Noneho ikintu cya mbere arakubwira ngo sasa ngomba kubona amayinite ya buri kwezi, sibyo? Ubwo ngubwo ni amayinite yo guhamagara, guteranyaho bando, internet ntigomba kubura. Airtel ayikoresha akoresha Airtel umukobwa ninde waba warakuruza ubwo kandi disi wasanga uyikoresha. Yewe gawe mbega nakubwira ngo urakenye ngo nagukenye. Yewe ntabwo nkenye. Ukoresha Airtel uri umukobwa. Ubu si internet yawe igenda gute nk'akanyamaso? Oya, ariko twe dufite wifi. Mufite wifi. Yego. Urumva nyine nawe akeneye internet, sibyo? Ubwo amayinite na internet byibuse reka tubarese ibihumbi 10, sibyo? Baba bigiye ako kanya. Mbo mu byumweru bibiri abahinduye igisuku. Kandi ahita akubwira ko yisukisha 18,000. Yisukisha make. Urumva aha ngaba yoroheje. 18 wakuba kabiri aba 36 mu kwezi. Kongeraho irya 10 ni 40 na bingahe? 46 mu kwezi. Sasa inzara ni 5,000, sibyo? Kabiri mu kwezi, sibyo? Si 56. Ubwo tudashyizeho n'utundi yajya guhamagara, amavuta yo kwisiga, unsohokana iki, ubusanga nk'umukobwa ari bugahagarare nk'ibihumbi byibuze uwa makeya nyine nk'uwo nguri mu rwego. Yego, urwo kubimbwira. Oya ntago ari sheri wanjye, wasanga yari umufamiliye wanjye. Ese wagireka gukomeza gucukumbura. Yego, yari mubyara wanjye. Ntago twabyaranye. Noneho uyu ugasanga umukobwa guhagaze byibuse nk'ibihumbi nka 200. 250 n'akazi ufite k'ibihumbi 100. Uguze ubwo mwumva amafaranga abahungu bazayakora. Nkuza muri hangana. Kandi ubwo ngo natabikora murahita mushwana. Nubwo wihangana urondera amafaranga no yabura mushwana. Ewe gawe. Rega wabara. None zini nyabura yo namuhaye yazayanyishyura. Bigenze gutyo baba waratoreye mugira we. Yes, okay, c'est toi. None urakenye ugize imyaka uhuye n'umukobwa ameze gutyo. Yego. Murakoda nese mugano ubundi bavuze bishobora.
none se nyine ko abahungu tuba tugira ngo nyine noze wabaho nta cyana gushana nawe ndumva ibyo bintu bitoroshye. none uzoja kwiba kubera umukobwa Noze afite nago amaboko nawe ashobora gukora agakora ibintu akeneye. akora se murakora ntago mukora so nyine abasaba nk'abakobwa muziranye bakora ni bangahe? abasaba babyaka Kare nabonye posting umukobwa mwiza kare kuri stati ya WhatsApp. Uriya mukobwa buriya afite akazi. ya mukobwa n'umwana abonye na positive. Ni umwana? uriya mwana amubereye anti. Yego ko anti we. Yego. namenye ibirori kumuhinda ubu ushaka no ngo nkwe pasi. Oya nende kukubaza niba afite akazi Ntabwo byokunda. kugira ngo ndebe kubyibuze njye yajya bimenyera. Hasi undi wa wamugani twazakoze vice versa umukobwa akaba ari ubimenyera umuhungu tukareba ko mushobora. umukobwa nzi ngo yajyaga abimenyera Ya shawo ngo ntawe disi umukobwa umuhungu yaba yarageze muri paradise. hari umukobwa nzi ngo umuhungu yaba ghetto. Maze rero bikagenda bite? Bare Akaba ghetto maze gaze yahera. yewe gaze yashize amayinite yashize umusatsi wa naravuze ati rero uko ibintu byarakomeye ni ukuri umuntu wese azaramenya sitori yiwe. hako ndebera kuntu wabisetse kandi uri seri ubwo uzi ntabwo wabikorera nk'igihungu. Habaye iki ngaho baho ubu umuhungu mukundana akubwiye ngo gaze yashize nta kintu wamufasha. Birashoboka cyane mbese umuntu ahorana amafaranga. base barakwirukanye ku kazi ntukora base umaze igihe urwaye nyine hari ibintu ego reka ndakubwira hari ibintu nyine biba nyine rimwe nobikora bitewe n'impamvu kabiri se ntiwabisubira ariko apana akamenyero nyine ngo umenyera ngo gaze yawe nishira nzajya ngenzi umukobwa wo muri diaspora yishyura umuhungu inzu aramugaburira ndetse n'ipantaro banze yamugurira hejuru y'urukundo gusa. amaso akaba azomugabo wiwe cyangwa umukobwa niwe azomugabo umuhungu akaba umugore. Ese umuhungu we ntiyabigurira umukobwa ibyo rega nta bintu biba biri. reka ndabakubwire gusa mwigize nabi. oya nta kintu umuntu atokora kubera urukundo ariko hari ikintu bitwa gufata inshingano. niba kuko uri umuntu uzoba papa w'abana banjye ariko none se ibyo tunabyihorere. none se kankubaza gufata inshingano wowe uzafata izihe niba koko uri kumbwira ngo buri kintu cyose mbenye nakigukorera njyewe impamvu wabimbwira iki impamvu wabimbwira wowe ni iki nta nshingano wafata. jewe ibyo sinabikubwiye kuri jewe ibyo ntibishoboka nta muntu ushobora gushinga ubuzima bwanjye. abahungu dore umukobwa yego niba ariko biri noneho kandi n'ikindi kintu kibaho nacyo nawe uri umuhungu ntiwashinga ubuzima bwawe ibyo ntibishoboka. ikintu gihari ubu ukundana ute? ukundana nte none gukundana no kuvuga ako rukundo agira fafa yarusize mu Bujumbura yarusize ntabwo ari ibyo turashira ibintu mu buzima busanzwe pe nimba wiyemeje kuri umuntu mbona ko uri umuntu uzovamo umugabo wanjye twanavuga ati uri umugabo wanjye then be responsible of your life. ni waba wishoboye nanjye nzobona ko uzoshobora ukashorana n'abana nzokubyarira ariko nawe ubwawe niba utishoboye banza ugende wiyubake urondere ubuzima nawe ubanze ube umuntu kwanza ubone kuza gutereta. yewe abahungu we ya ye nawe uraba utariho nizera ko atengera kubwira n'abari kureba iki kiganiro. Yego nyine bibwirwa benshi kuva bene ibyo abaja muri responsible turabubaha cyane muri abantu bazovamwo abagabo ariko rero umujama nawe ngo noneho abajama nk'abo nibo bamara umwanya bakaja muri bashugamana wangurije 1000 ari uko nguko ari kuvuga ariko nyine
byanga byakunda twese tuba dukwiye wa mugani kuringaniza ibintu sibyo cyane. kandi ngo uburinganire bwaraje ngo namwe mwishyize nako namwe musigaye mwararinganiye n'abagabo sibyo hari umunyamakuru witwa Scovia aherutse kuvuga ngo uretse gutera inda nta kindi kintu umugabo yakora ntakora. Ibyo ni byo exactly. Nawe urabyemera? Ndabyemera. Zashiduka n'inda muyitera. Inda ntituyitera. Yego. Ariko natwe turayitwara. Namwe murayitwara. Turayisama. Murayisama. Utazayisama we. Ngo kwibungenga tukibungenga amezi 9. Ngo nugira gute? Kwibungenga. Ego. Kwibungenga. Kwibungenga amezi 9 gahera. Nawe ntabwo ari uba wakoze igikorwa coroshe. Mushoye gutera inda, ego twe ntitushoye gutera inda, ariko namwe ntimushoye gutwita amezi 9. Azi ukuntu bivuna. Ukuntu bivuna buriya. Inda. Yavuna kuyitera. Bazayigutere wumve. Byako ngo mwebwe ntago zikinjira da. Ngo musigaye mugira gutya mukaba muzihubujemo. Ngo musigaye mutambika akantu ngo itinjira cyangwa gakinjira ngo hubu mukaba muyihubujemo. Ibyo ni byabanyirabyo. Asubwo wakuramo inda uramutse usanze wayisamye. Akumve nk'ibintu uri kuramba. Ariko njye wendi kukubaza tuvugana. Uri kurambariza kuri kamera. Nyine bivuge. Mvuga ibiki? Mvuge ko nokuramo inda canke ntoyikuramo. Yego. Icyo sindagisubije. Gusa ntayo nokuramo. Yego. Urumva sheri w'abandi we gira vuba. Narindi kugira ngo ayo wigira yahitashira. Urashaka kumbura dore wo muziza muri rigo mura. Oya da reka da. Yewe bazayigutera uyikwepe nta kibazo. Aho ushira imbere kuyiteye. Nayo bazontera inda ntibayinywa mu mazi. Nuko asanga hari ukuntu ibana yiteye igaca ku ruhande buriya. Ahubwo byabayeho. Yego. Yego. Kuva watangira gukundana umara gukundana n'abarundi bangahe? Babasore. Apana abasaza. Gukundana n'abana atarabarundi. Ndashaka abarundi ariko ibihungu by'ibinyarwanda muko. Yego. Umbajije abarundi bangahe? Yego. Babiri. Nakundaniye mu Burundi. Mu Burundi umwana w'imyaka ya 10 warakundana. Gukundana bigira imyaka nyine use. Nta myaka bigira. Yego. N'abasaza barakundana. Wakinye iby'abana mu myaka ingahe? Mane twuba. Umurundi mwakiranye iby'abana musuhuze. Ntabwo nigeze nk'iby'abana. Abanyarwanda amaje kuba bangahe rero? Umurundi. Kuri rata we. Bahungu we. Nta numwe. Umwe ego komeza babiri. Bara batatu. Aya bana abanyarwanda turi neza mwana. Ubu mwabonye ndi mubi ntimushahuza umunterete dukundana. Muraterete kase shaho. Azo utitwaje Range Rover ngo nta nubwo mugishaka za Karina. Za miliyoni 5. Muzizane tuzigendemo. Muzigendemo. Ubwiyemezi bwanyu. Yego. So. Seko mbona byagutangaje. Byagutangaje. Reka ubwira umbaza ibibazo byinshi noneho. Nese urujya nkubaza ibintu kinzajya nkubaza ibintu mbona nakakubajije. Okay. Umukobwa witwa Peri uramuzi sikina filime? Peri ndamuzi. Nese ko musa? Ngo abarundi mwese murasa. Peri. Siko bari gutora abamisi mu Burundi. Utagiye kwiyamamaza. Bari gutora abamisi ejo budi nabibonye. Nuko ntariyo. Nuko utariyo. Undi se bagutoraho. Po. Nani mvuze ubusa. Imisatsi y'igihumbi, rinete za 2.
amaherena burana yangaye kandebe neza anze nzuminge ndebe neza ne ane muri Nyabugogo igihumbi ibishasi yanze nta giciro na kimwe ivara yego ko ni yanze yego reka rero kushira kwa hakirakaraze nyine ari ukunikaraze se na sa amafaranga nikaraze n'amafaranga uzute ko ntikaragiye baho wa mukobwa yambaye n'impeta yego reka rero kushiraho amafaranga menshi ubu hagaze angahe rero wowe mu biki oya nta mafaranga mpagaze ariko nyine reka turebe n'icyanga bigira inzara dupfe gushyiraho igiciro umuhunga igiciro cyiki kandi asanga abatipe b'abanyarwanda impamvu babagutinya hari uko ngo uri ku giciro kinini basi ntabwo ndi ku isoko ntabwo nagushyize ku isoko ahubwo ndi kureba igiciro uhagaze ubu ngubu nitwaza ngahe nze nkubaze uko byifashe mu Burundi ndavuga urukundo n'urukundo bitwaza amafaranga yego ni ukuri mbabona utari seriye ayo mukobwa we ahubwo uzotereta ajya amafaranga uri ngase shama akana k'akarundi nkwereke pu akana kakiri Bujumbura ariko mu cyaro nabwo mu cyaro apana mu mujyi nayo mu cyaro ni Bujumbura nakubwo mu ntana mbwira intara imwe mu Burundi yakure yego nk'uku nguku nawe uyu mukobwa aba mu Rwanda ariko atuye mu cyaro atashatoye mu cyaro wibeshye pe uyu munsi rero nukuri kubari ukuzoduranya mu biganiro rimwe tuzobigwaniraho yego mu cyaro ngo ntuye mu cyaro n'ukuntu mba niyemeye ku bantu kandi wasanga bamugana n'abantu yemera ngo ngo ndarenze Bujumbura ndashaka kwibaza abantu baba mu Bujumbura uyu mukobwa atuye mu cyaro cyo mu Rwanda kuva mu cyaro ugera mu mujyi ategesha ibihumbi bingahe 5 7 ako nimba ndi Nyamasheke none nawe urahazi simbabwira azi ibyaro byose bigize umujyi bigize igihugu cy'u Rwanda Nyamasheke wo wamenye akari hafi yawo da niho hantu numva ngo iyo uvuye i Kigali niho hantu kure Nyamasheke kure ni Rusizi ariko ariko turi hafi y'Urusizi ubu ngubu kuva hano ugira Rusizi bategesha 3,800 banza 3,800 noneho kuva hano ujya i Kigali ni 3,400 turi muri kimwe cya kabiri cyo kuva nonse urumva atari mu cyaro kimwe cyangwa kuva i Kigali wose kugera i Kigali bifata amasaha 5 aho kunsebya bikumariye nirega use ni ibisaza nibiza ndagira ngo tazabona n'isoko ry'ibisaza agenda shavura yego reka turangize ikiganiro none reka twirangirize ikiganiro ngaho sezera abantu bawe ubabwira ati kandi ubahe n'ubutumwa abakobwa bagenzi bawe ahubwo icyo ni cyo cy'ingenzi tugiye gusererezanya oya tuba turi kwiganira nubwo buri kunsebya ngo sawa twagiye reka ngira ikintu nyine mbwira avuga abagenzi banje bikundira ibisaza ntabwiye gutambika nk'utwo sibyo bagira inama abantu tutagenda neza kuko burya reka ndabwira iyo ugira inama umuntu ntabwo hazamwo kumuharabika no kumwumvisha ko ibyo akora biremereye cyane bisa nkaho uri kurigira umwere yego kandi nawe utari umwere ndavuga wowe yego ego nta mwera abaho ariko ikintu nabwira abakobwa bagenzi banje tuyaranje dukore dukura amaboko mu mufuka mugani wa kazi ni kazi kazi ni kazi nyene ureba utuntu hugiramo biba bisa neza yuri umukobwa nawe hari utuntu ushobora kwifasha ego sivuze ibintu byose muze murabyitaho ego musaba shirira se amafaranga ni byiza ariko biba byiza nawe iyo ushobora kuvuga ngo
ndashobora kwifasha utuntu dukeya, emergencies ndashobora kuzitaho. Nyene hazi ikintu c'umushinga wa danje urashobora kumubwira ati se bino bintu ushaka gukora urashobora kunyongerereza. Ivyo bintu bavyumvikana cyane, aho bitandukanye no guhora wakumuna amafaranga buri munsi, inzu, imishatsi, inzara, imyenda, shaka gusohoka n'abakobwa bagenzi banje, nyene ivyo bintu byose ugasanga ngo uriko urabitura ku muntu, kandi urumona ufise amaboko ushobora gukora kandi ko ugatera imbere. Nukuri turase mu mutwe, ariko reka tubakoresha, sibyo? Yego, ndabemera cyane abantu b'abakobwa. Nukuri turi abantu b'agaciro, ntitukitesha agaciro kubera utuntu tw'amafuti mugani wa Roki. Nibyo, murakoze. Murakoze abahungu babaciye amazi nyine. Yego. N'uyu mukobwa bikoze singe. Murambabarire. Okay, reka tubashimire cyane abantu twabanye muri iki kiganiro. Ngira ngo ntekereza ko twaganiriye byinshi. Nyine iyo turi kuganira tuba twitera story ariko ducishamo n'utuntu two kugenda tubwira abantu ibintu biba ari iby'ingenzi cyane, sibyo? Kuba uri umukobwa ntibivuze ko ugomba gutega amaboko ku muntu uwo ari we wese. Kuba uri umukobwa ntibivuze ko udafite igitekerezo cyo kuba wagira ibyawe wikorera cyangwa se wagira nawe ariko abufasha ubwo buzima, sibyo? Uzi uri umukobwa ufasha umuhungu uhita wumva ko nawe nyine uri wa danje, sibyo? Imana iguhe umugisha. Imana ibahe umugisha. Mukande like na subscribe.